abanyamakuru barancanganyikishije barandiye icyo ndananirwa kubivuga. Hari abangereye neza, hari abangereye nabi. Umuntu wangiriye neza mbese namanza gushimira Papa Buringo. Papa Buringo reka tumushimire. Nkoreye kari akantu ka video ka mbere katumye abantu bose bamboneraho. Naho ubundi usanga bavuga ngo Zaburi nse nikuzamuye, abandi ati Erene ni ukuzamuye, ndabagwa ati wanzamuye ni wankoreye ka video bwa mbere. Nago narinzwe niko mbabwira pe, n'ahantu hose njya mbivuga kuri televiziyo Furasi narabivuze. Ndabagwa ati umuntu wanzamuye bwa mbere ni Papa Buringo. Najya gusenga umuntu atumva umva inzu iraje kandi igeze kuri rento. Igeze kuri rento abantu zibansi basenga bakabona inzira hari kuri rento naha hejuru y'amadirisha. Cyajye ubufunze amadirisha undi amafaranga make ya Zaburi kishobora kuba yarakire ku buryo uvuga ngo bano bantu barandiye ni nkangaye miliyoni 16. N'abantu benshi baragiye bamamagara miliyoni 16 zo basenga bakanahita babibona. Inzu yari iri hafi neza. Noneho n'ikimenyetso abahanze bagendaga bamamagana n'aragiye telefone ya tachi bagakoresha telefone bisanzwe. Urumva amafaranga byabatwaraga kugira ngo bahuzane mutene y'ina mu Rwanda. Bakambwa ati Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura. Nkabwo aterekada byagenze bite? Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura bigenda gucyo. Noneho mamagara Erene ndavuga ati nyoreza 50 nguri ndi radio. Niko ngo muri abo bose wahisemo guhamagara Irene baramuga ati nyoreza 50 nguri radio kuko mwarakoranaga. Cyane rwose. Nuko kubera ko yumvise ko musabye ikintu cy'amafaranga kandi nana note ya 500 muzeho akajya yireba akayihorera. Ariko mbe dukorana naranamupipaga agahita amamagara. Imana iratsangira ngo ati nashatse kubakwereka bumwe. Nashatse kukwereka abantu muri kumwe muri iki kibuga. Bansubiza inyuma. Iyo batanja mba nateye imbere nice mu nzu yanjye. Ubu nicyo gikenewe nyene kwica mu nzu yanjye. Naho ngeraho kubamba hano harangaye mu Kinani inzoka ziza nazo ngiye kubona ikimbwa gutyo mbona inzoka uturi mu rutoki. Mbona inzoka ndende y'umukariraje turi mu rutoki. Ndavuga ati Imana ngiye inzoka. Numva ijwi rirambwa ati bituyice. Ngiye kubona mbona ngo atuce umuntu inyuma yanjye wambaye ibyumweru dede mugabo mwiza w'inzobe muremure yambaye imyenda y'imyeru y'igikanzu kirekire cy'umweru dede. Nuko ndavuga ati wanabaye kuko iyi nzoka biragenda bite. Uwo mugabo wabonaga yasagate? Uwo mugabo wabonaga yasagate? Yari umugabo, yari marayika we waje. Yari marayika aturutse mu rutoki. Nuko bigezaho ndamubwira ati mfasha. Abaramfashije arambwira ati noneho arakubita mu mugongo. Ndamubwira ati kubita mu mugongo nge nkubite mu mutwe. Akubita mu mugongo ikinege nge nkubite mu mutwe ndayica. Baramucanganyikishije. Abanyamakuru barancanganyikishije barandiye icyo ndananirwa kubivuga. Mumbabarire wenda Nadine ngo baragucanganyikishije. Byagenze bite? Niworere ni bande basi iko Nyarudindi abantu bagucanganyikishije. Barandiye nyine. Hara no sari inkunga baguhaye ni bantu wazakira. Hariyo bamaye se ahubwo ngo nyaki ndyange. Reka twongere tubahe ikaze. Nizere neza ko mumeze neza, nizere neza ko mukomeye. Ni Jado umuhungu w'Abanyarwanda. Ni M1 TV turabambere turayoboye. Ibiganiro byose muzajya mubisanga kuri M1 TV. Rero nkuko mubibona ntabwo turi butinde, turi kumwe n'umugabo n'umusore sorry. Navuga ngo ni icyamamare yarakoze mu by'ukuri mu muzi muri byinshi. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira kubera ko afite byinshi byo kutubwira. Niyo mpamvu tutari butinde, tunara amagambo menshi turi buze kuza kuvuga, ahubwo reka tumwakire. Na wundi ni Nyarudindiri. Ntabwo twavuga ngo reka tuguhe umwanya wivuge, wenda afite irindi zina ari bubabwire. Reka tumwakire. Turakwakiriye Nyarudindiri. Ni by'Imana ibamugisha cyane.
nshimye Imana cyane. Ni Imana yamuje nawe. Kuko Imana yaratsanze irambwira ati mwana wanjye wa muntu mwari kumwe ashaka ngo umuhe ikiganiro uzakimuhe. ubu ni ukuvuga ngo Imana yaragusanze iravuga ati runaka Jado rwose ugomba kumuha ikiganiro. Tukimara gutandukana cya gihe tuganira nagiye kubona mbona filime iraje. Uri kunsaba ikiganiro ndakikwemera ntabwo napfangiye. Navanga iyo bigaragara ko nkwangiye iki kiganiro kirimo Imana. Iyo bigaragara ko nkwangiye ntabwo nekukwemerera. Ni ukuvuga ngo wari kubyanga. Ikintu cya mbere kinejeje ni uko iki kiganiro kirimo Imana. Urumva mbega tubanje Imana imbere. Ubwo rero nk'abantu bazi Nyarudindiri wabibwira wababwira andi mazina yabo benshi bazi Nyarudindiri wenda hari n'abandi bazi n'aya wasanzwe ariko nabo wabibwira. Nitwa Dusengimana Jean Baptiste ku YouTube nyine bamamaganya Nyarudindiri official. Ubundi no channel yanjye Nyarudindiri official niko wandika. Wenda njyewe izina Nyarudindiri inkomoko yaryo ndarizi ariko hari abantu benshi batazi inkomoko y'izina Nyarudindiri. Izina Nyarudindiri ryaje ryari, izina Nyarudindiri ryaje gute, byanashoboka ko ryaje wenda hari Imana irigwaye kuko tukuzi nk'umukristo ukunda gusenga, wenda wasanga ari abantu bari guhimbye, wenda tubwira inkomoko y'iryo zina. Inkomoko waturutse nuko nareye kwa mama wacu kera bakajya bamamagara Nyarudindiri, Muzehe, Kibirando, Nyaruda, mbese amazina menshi atandukanye nuko ayo ngana basize kuyibuka n'andi narayibagiwe. Naho byaturutse none kuza mu kuzamuka nuko ari byo natanze mu buhamya bwa mbere zaburi nsikinsura riba rizamutse gutyo. Nshaka kubyanga mbyanze Imana iransangira ngo ati nubwo bari kwiseba bavuga ko urapfa ukavaho ni najyo nzamuye noneho rizamuka gutyo. Ubu no kuvuga ngo muri kano kanya none uwo twinjiye mu kiganiro 5 kuri 5 reka tugaruke inyuma gatoya. Iki ni ikiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro wagiye ukora mu byari byo byose. Niba iki kiganiro waragikoze Imana ikakubwira ngo Jado ugomba kumuha ikiganiro ikagusanga ari ninjoro ikakwereka filime yose, mu byari byo byose navuga ngo iki ni ikiganiro ugiye gukora kuko Imana yavuze cyane rwose. Nabanga iki kiganiro cyaba kiri mu mwihariko cyane wamamagaye baba we numvise unyibwiye ngo ni mita mvuga ati kuki utamamagaye mbere ngo cya kiganiro kandi kiri mu mugambi w'Imana nkabona ni wowe ndi guha ikiganiro. Aha, none se Nyarudindi njyewe ndimo ndagira ngo wenda mwibarize iki kibazo sibyo. Mu by'ukuri navuga ngo Nyarudindiri abantu baramuzi, hari abantu benshi babona Nyarudindiri bati Nyarudindiri ni umusore bakikanga bati se Nyarudindiri ko ashaje, ariko nanone ndimo ndagira ngo ngubaze iki kibazo. Nyarudindiri ntabwo umaze igihe gitoya muri social media, ntabwo umaze igihe gitoya mu binyamakuru, umaze igihe kinini, ariko se nshobora kwibaza iki kibazo. Nyarudindiri mu gihe umaze muri ibi bintu by'itangaza makuru umaze gukuramo iyihe nyungu cyangwa se n'iki gifatika umaze kugeraho? Inyungu maze gukuramo nyayo igaragara abantu bose nuko ndi kurebwa n'isi yose gusa. Ikindi nkaba naragize ute narahuye na Roza Muhando mbone tukaramukanya tukabyinana za ndirimbo ze. Ariko koko wa mugani waratwitse ariko ibaze njyewe narebye Nyarudindiri kuri stage ari kumwe na Roza Muhando ndavuga n'umusaza arahashumitse. Ibaze kujya ngo nawe kandi Roza Muhando ntabwo wapfa kumwegera ko wiboneye. Urimo urumva bafite security cyane. Ariko Nyarudindiri kamubwire umunsi wabonaga uhagararanye na Roza Muhando nabonaga wari kumwe n'abantu batipe ba M Frank, abatipe bazi kuramya no guhimbaza Imana bahatari bose baguye umwanya. Roza Muhando aravuga ati mumureke yegera imbere mumurekaze. Cyakoze Nyarudindiri icyo kintu ni ikintu gikomeye. Nabonaga atari njyewe da, nabonaga wenda ari n'undi waze mu ishusho yanjye n'ubwo simbitekereza ko ari nanjye wahabuba. Nyarudindiri mu byo ari byo byose iyo umuntu amaze kwinjira muri ibi bintu ahura n'ibintu bibiri, ahura n'abantu bamugiriye neza, ahura n'abamugiriye nabi. Urumva mu byo ari byo byose hari igihe nkanjye Jado mvuga ni hari umuntu wigeze kumemukira. Urumva ariko mu byo ari byo byose Nyarudindiri buriya iyo uvuze umuntu wagwemukiye aho ngaho nta kibazo kirimo. Urumva ariko nanone njyewe ndimo ndagira ngo mwibarize sibyo kubera ko nibyo wambwiye iki kiganiro turimo turagikora kubera umugambi w'Imana kuko wambwiye yuko Imana yakubwiye ko tugomba gukorana ikiganiro cyane rwose ntago mbeshe kandi n'ikintu ngomba kuguha. Ubwo urimo urumva rero iki kiganiro kiri mu mugambi w'Imana. Ahubwo rero reka mwibarize iki kibazo Nyarudindiri
ukimara kujya muri ibi bintu by'itangazamakuru abantu bakugiriye neza ni bande, abakugiriye nabi ni bande? Kuko barahari, hari abangiriye neza, hari abangiriye nabi. Umuntu wangiriye neza mbese namanza gushimira Papa Buringo. Papa Buringo reka tumushimire. Nkoreye kari akantu ka video ka mbere katumye abantu bose bamboneraho. Naho ubundi usanga bavuga ngo Zaburi nse nikuzamuye, abandi ati Erene ni ukuzamuye, ndabagwa ati wanzamuye ni wankoreye ka video bwa mbere. Nago narinzwe niko mbabwira pe, n'ahantu hose njya mbivuga kuri televiziyo Furasi narabivuze. Ndabagwa ati umuntu wanzamuye bwa mbere ni Papa Buringo, sinari muzi, nitwe twanagahure n'ahantu mu rusengero ngo wenda ngo yambonye ahantu, niwe nabifashe, niwe nasabye ubufasha. Mfite ya ndirimbo ya mbere yitwa Bene Data nakorewe na Berenabe na Emiri na Musafiri. Nibo nabona abantu ba mbere bankora indirimbo bwa mbere na mbere ninzira muri studio bwa mbere, kuko nagendaga ngera mu rusengero banyicaza inyuma ku ntebe yamenaguritse plastique, imirika itamirika, ibyo ntabwo byabaga bibareba kuko nende igisuzugurire ngo wowe naguzwi nuraso indirimbo uririmba umwigira. Ariko Berenabe na Emiri na Musafiri bankorera indirimbo bwa mbere, barambwa ati indirimbo tugukoreye andi masitidio ntabwo yigeza gukora indirimbo, ariko twebwe turayigukoreye nizakuzamura. Uko babimanuye niko byagenze. None uri indirimbo ibona gusohoka, isohotse muri studio ibona guhitinga ku maradiyo. Bamwe na bamwe mu ADPR rw'intara duturanye barangambanira, kuko ari wigeze kumbwira ngo Zabatisi ngo ntabwo uzasohoye indirimbo utari muri ADPR. Subira muri ADPR nibwo uzasohoye indirimbo. Nibwo indirimbo yazaga gusohoka bagenda bangira ishari, nibwo bangambaniye banjyana muri gereza ndafungwa nzira iyo ndirimbo. Nibwo naze gufungurwa rero, noneho ubwo ndafungurwa aribwo nazaga guhimba indirimbo yitwa Gereza. Nuko bivuye muri amafaranga Zaburi nse yamaye 300,000. Nubwo bandi ariko nje ndabizi ko bandi Imana yagendaga ibimbwira. Najya gusenga umuhanuzi atumva, umva inzu iraje kandi igeze kuri rento. Igeze kuri rento. Abantu zibansi basenga bakabona inzira hari kuri rento naha hejuru y'amadirisha. Cyajye ubufunza amadirisha. Nuko nibwo byagezaho Imana irongera nsangira ngo ate Nyarudindi babarumbwire kuba Zaburi nshya yarakuriye wabyakiriye gute? Kandi abantu benshi barabonaga yuko bariyumvishaga ko Zaburi nshya yo yazamuye Nyarudindi, kandi nyamara Nyarudindi ntabwo yigeze aza. Uvuze yuko Papa Buringo ari wakuzamuye, ariko kubona Zaburi nshya 300 bakakurya, ase wowe ubona ubundi amafaranga make ya Zaburi nshya ishobora kuba yarakiriye ku buryo uvuga ngo bano bantu barandiye ni nkangaye? Miliyoni 16. N'abantu benshi baragiye bamamagara. Miliyoni 16 zo basenga bakanahita babibona. Inzu yari iri hafi neza. Noneho n'ikimenyetso abahanze bagendaga bamamagana n'aragiye telefone ya tachi bagakoresha telefone bisanzwe. Urumva amafaranga byabatwaraga kugira ngo bahuzane mutene y'ina mu Rwanda. Bakambwa ati Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura. Nkabwo aterekada byagenze bite? Zaburi nse nirakwimura, Zaburi nse nirakwimura. Bigenda gutyo birenda bizimangatanya gutyo. Nasenga Imana ikambwa ati tuza mwana wanjye abakuriye, ati barabizanye bose. Ubu no kuvuga ngo muri miliyoni 13 no kuvuga ngo bakuriye amafaranga miliyoni 12,700 kuko baguhaye 300,000. Bamaye 300,000. Nabwo nicyo gihe nyine urumva twari tukiri kumwe. Nyarudindi wenda turakomera turacyari kuri ku bantu navuga ngo nabatumirwa cyangwa se ku bantu bagenda bakora ibiganiro, ariko ugasanga abantu ba nyiri ibinyamakuru babanyuzaho inkunga ugasanga inkunga y'abantu runaka barayiriye. Ese mu by'ukuri kubona Zaburi nshya bisa nkaho yateye intambwe yo kugira ngo byibuze igiraho ikuvana nayo igiraho ikugeza ikurya amafaranga nk'ayo ngayo, muri wowe byange bikunde? Ese uracyafite icyizere abantu? Imana yaransanze rambwa ati mwana wanjye kura amaso ku bantu, numbira njye nyine ungi witeka, ati arabonze gukorera mutakekaga. Kubera ko ubu ngubu Zaburi nshya niyo yagombaga kunkura hari ubundi. Harya muri abanyira ahantu harangaye
Zaburi nshya riyoborwa nande nyiri Zaburi nshya ninde? Brazil. Brazil. Brazil naganzwa umwerutse gukora ubukwe. Mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda yumvikana ya bamwe mu bantu bagenda bakora ibiganiro cyangwa se bamwe mu bantu bagenda bafite nk'ibibazo runaka ugasanga abantu barimo baravuga ko bagiye kubafasha cyangwa bagiye kubazamura. Navuga ngo kubona miliyoni 12 n'ibihumbi 700 biribwa ku muntu nkawe bari kuzamura ukiri hasi bakagwa 300 mu byari byose kuyagabanya ariko ku miliyoni 16 ni 16 ubona ko wariwe miliyoni 15 n'ibihumbi 700 abanyamasengesho ngo bahita barabibona niba bambwiye ko ari ibyo ngibyo. Ubu nuko abantu bakomeje kuguhamagara bavuga ngo Zaburi nshya nirakwimura kubera ko bumvaga ko amafaranga batanze harimo amafaranga yo kukwimura n'andi mafaranga azaguforomera ubuzima. Icyo nyine babimbwiraga bo hanze bamamagara nari ngiri kuri Zaburi nshya. Nyarudindi kuri uyu babandiganyije gutyo rero. Nyarudindi muri kano kanya hari abantu benshi bakubuze, niyo mpamvu turi buze no kuza kugusaba gutanga nimero yawe kugira ngo abantu bashaka kugufasha bajye banyuza inkunga yabo kuri nimero yawe. Kuri nimero yawe Nyarudindi uwo nguwo ni Brazil sibyo, ariko mu by'ukuri Zaburi nshya byakomeje kugenda byumvikana yuko hari amafaranga y'abantu benshi bagiye batandukanye yagiye aribwa. Mu by'ukuri hari abamama benshi bagendaga bahamagara batese muntu Zaburi nshya nagira amafaranga yawe ugasanga umuntu nawe nta makuru afite. Ariko reka tube tuvuye kuri Brazil na Zaburi nshya, reka tugaruke ku wundi muntu ushobora kuba waraguhemukiye kugira ngo abantu bamenye ngo aba bantu bahemukiye Nyarudindiri. Ikimenyetso cya mbere banyibye radiyo bakima kuyinyiba ariko radiyo nari nacyaginze ahandi kuko ncaginga ahandi mu gasozi. Noneho umuzura aza kwiba yiba ampuri y'uwo muzamu yiba n'akaradiyo nari nacyaginze araterura arajyana. Yesu we. Noneho ndavuga ati Imana bigende bite mpamagara abanyamakuru bamwe na bamwe bansaba ikiganiro ndavuga ati banyibye radiyo none munyohereza amafaranga ngura indi radiyo ibihumbi 10 nguriye kandi karadiyo ngo hoya birumvikana wababwiye wabasabye support nk'iyo ngo kuko mwari musanzwe mukorana ari abantu bawe bahafi ubona yuko ugomba gushaka indi radiyo kandi iyo radiyo ivuye muri abo bantu. Nuko umwe arambwira ati ubu mbwiye ngo ibihumbi 10 ndavuga nditi banyibye radiyo arambwira ati ngo Nyarudindi rwose pe radiyo turayifite ngwino uduhe ikiganiro. Ndavuga ati ngewe nyene radiyo. Abo ni bande? Ntago nibuka cano yariyo. Nuko ubwo nabakimiro bigeze aho barambwa ati ngwino turayikugurira murayingurira se radiyo nyene murayizi ngiye mu amafaranga amasabye ngende ngure radiyo nshaka. Nukuvuga ngo wowe basabaga amafaranga kugira ngo wigure radiyo none nabo bagashaka kugurira radiyo kuguha amafaranga. Noneho mpamagara Irene ndavuga ati nyoreza ibihumbi 50 ngure indi radiyo. Nukuvuga ngo muri abo bose wahisemo guhamagara Irene barambwa ati nyoreza 50 ngure radiyo kuko mwarakoranaga. Cyane rwose. Nuko kubera ko yumvise ko musabye ikintu cy'amafaranga kandi nana n'inote ya 500 muzeho akajya yireba akayihorera. Ariko mbe dukorana naranamupipaga agahitamo amagara. Imana iratsangira ngo ati nashatse kubakwereka nashatse kukwereka abantu muri kumwe muri iki kibuga. Ubu no kuvuga ngo mbere utari wamusaba ikintu cyitwa amafaranga waramuhamagaraga wamubura akaguhamagara. Ariko aho umwatsa amafaranga 50 byo kugura radiyo ati reka mwigisha abantu nurafata. Mu byari byo byose niko kwigisha nurarifata. Mu byari byo byose uko nguko wenda Irene kuba yaravuze ko wenda waramwatsa 50 byanashoboka yuko wenda ariko se nyuma yaho nabwo byiburageze aguhamagara ngakubwira ukuntu ibintu bimeze. Oya kuva n'ubu. Ariko se byibuze wumva mu biganiro ushobora kuba warakoranye wenda na Irene sibyo ntabwo ngewe mbizi ariko mu biganiro mwakoranye ese we wumva nta mafaranga byibura ya Irene ashobora kuba yarakiriye mu ntoki ashobora gushyikirizwa Nyarudindi? Yo nayo nzi. No kuvuga ngo Nyarudindi ikintu bamuhaye na amafaranga baramubwira ati genda ugure touch arajya arayigura ariyo mfite rwose. Akugure touch. Byibuze se iyo touch yakuguriye amafaranga yayiguze agaciro wenda kiyo telefone bihuye n'amafaranga bamuhaye? Ntago mbizi ariko ira telefone nyine abantu baza agaciro kayo ni 80. No kuvuga ngo iyo telefone agaciro ifite ni 80. Abantu bacukumbuye neza barambwa ati telefone ihagaze mu 80 aho ngaho. Iyo telefone ni Tecno Pop 3. Ni Tecno Pop 3. No kuvuga ngo Tecno Pop 3 ihagaze 80. Noneho niba Tecno Pop 3 ihagaze 80, Irene yari yahawe amafaranga ngahe?
ntago mbizi nibyo Ubwo ngo sinabikurikirana. ntabwo wigeze umenya amafaranga yakiriye, ahubwo wowe wamenye ko wamenye ko yakuguriye fone mu mafaranga bamuhaye. Muri aya mafaranga Muri abo bantu batanze ayo mafaranga 50,000 bayahirene yo kukugurira telefone, nta muntu n'uyu n'umwe wigeze uguhamagara ngo nawe byibura avuga ati nanjye ndifuza kuzavugisha Nyarudindiri, cyangwa se kugira ngo avuga ati wenda amafaranga nashyikirije runaka ndashaka kumenya ko yageze kubona ashaka kuyaha? twaravuganye yaje kumpamagara Nyirayo. nyuma yaho rero niko naje kujya ikiganiro kwa Irene, ndavuga ati umuntu waguha amafaranga ngo ngure take, twaravuganye nugira ibindi umbesha. Navuga ngo Nyarudindiri amwe mu mafaranga wenda wari gushyikirizwa, ndahamya neza yuko iyo mafaranga yoza kuza kuyafata yari kukugirira umumaro kandi ukomeye cyane, kubera yuko ndahamya neza ko 1,15,700 ni amafaranga menshi, cyane. Ariko navuga ngo muri ayo mafaranga 300,000 byari kuzuza 16,000,000. Ayo mafaranga yakumariye iki, cyangwa se ayo mafaranga wayakoresheje iki? 300 ariko nahitaga nshoramo za ndirimbo zindi, ntabwo uzi ko nari mfite indirimbo mu 300,000. icyo gihe nakozemo indirimbo zigera muri enye. Wakozemo indirimbo enye? Nukuvuga ngo izo ndirimbo ndagenda nguramo n'agaceri ndarya, ndagenda ndodesamo oya ngura ibitenge, ishikane y'igitenge n'ishati y'igitenge, ndongera njya kuri Zaburi nsa tukura ibiganiro. Wowe ugura ibitenge ukidodeshereza? Ku minsi 2 byihuse ndayafata, niyatangira ku manywa bigeze nimugoroba n'injoro, nani yacangira ngo atumva mvugane nawe, nega amatwi irambwa ati navuganye na inzu ya sinavuganye na bukode, ngiye kubona ikimbwa gutya mbona inzoka uturi mu rutoki, mbona inzoka ndende y'umukara iraje turi mu rutoki, ndavuga ati mana ngiye inzoka, numva ijwi irambwa ati yikubita uyice, ngiye kubona mbona ngo aturuce umuntu inyuma yanjye wambaye iby'umweru dede, mugabo mwiza w'inzobe muremure, yambaye imyenda y'imyeru y'igikanzu kirekire cy'umweru dede. Nuko ndavuga ati wanabaye kuko iyi nzoka biragenda bite. Uwo mugabo wabonaga yasaga ate? Uwo mugabo wabonaga yasaga ate? Yari umugabo, yari marayika we waje. Yari marayika aturutse mu rutoki. Nuko bigezaho ndamubwira ati mfasha, abaramfashije arambwira ati noneho arakubita mu mugongo, ndavuga ati kubita mu mugongo nge nkubite mu mutwe, akubita mu mugongo ikinege nge nkubite mu mutwe ndayica. Ako kanya inzoka nyuma kuyica nyifashijwemo n'uwo muntu wambaye iby'imyeru yari marayika. Nuko icyo gihe wari uryamye usinzira ari ibintu urimo urabona tu? Kigeza wense bambwira ngo ninsaka inzu y'ubukode. Ako kanya nyuma kuyikijwe igimana riransanga irambwira ngo umuriganya bari bajya kukukodeshereza bayikuzahita bakwikata. Ni ukuvuga ngo Imana yakubwiye yuko ari abariganya? Ni umuriganya, inzoka ni umuriganya. Byageze njya ku kiganiro kuri Zaburi nsa kubisobanura ko navuga ngo Nyarudindiri ni umwe mu bantu bakunzwe cyane, yaba mu muziki ukora cyangwa se mu myitwarire yawe. Abantu bafite ibintu byinshi bituma bakunda Nyarudindiri. Hari abamukunda bitewe n'uko areshya, hari abamukunda bitewe n'ijwi rye, hari abamukunda bitewe n'uburyo aririmba, uburyo abyina. Ariko se kuri uyu munsi wa none Nyarudindiri ubona mu gihe umaze niki wakagombye kuba umaze kugeraho, cyangwa se nihe wakagombye kubugeza? Ese byibuze uri kubona ko wamaze gutera imbere cyangwa se wasubiye inyuma? Icyambere cyo bansubiza inyuma. Iyo batanja mba nateye imbere nice mu nzu yanjye, ubu nicyo gikenewe nyene kwica mu nzu yanjye, naho ngeraho kuba mba hano harangaye mu Kinani inzoka ziza nazo reka tugaruke mu mateka inyuma gato, kugira ngo abantu bamenye Nyarudindiri wariwe, kugira ngo bamenye mu by'ukuri se uyu Nyarudindiri yakagombye kuribwa, cyangwa se Nyarudindiri mu by'ukuri ndahamya neza nuko abantu bagenda bakureba, cyangwa se abantu bazi Nyarudindiri hari abantu bazi ubuhamya bwawe. Ariko Nyarudindiri reka tugaruke inyuma gatoya mbere yo kugira ngo winjiye muri ibi bintu bya social media. Nyarudindiri yarinde, Nyarudindiri yari muntu ki, Nyarudindiri yarameze yarabayeho mu buhe buzima? Ukuntu nari mbayeho mbere naraca kuri social media, kugira ngo abantu bamenye ko hari umuntu barya kandi batakagombye kumurya bitewe n'ubuzima yabayemo. Ni ubundi mbere natwaraga imyanda mu karitsiye. Ni ukuvuga ngo mbere wakoraga muri puberi? Buri wese akambwira ati ngwino utwara umufuka, nkawutwara nkawushyira ku muhanda.
wasangaga ahantu hose ngenda ndi kunuka amabyi ibiki byose imyanda byose kandi nakoga kubera ko nazo ndabisubiramo wa muntu kunumveho kuko iyo ugumye mu kintu nyine kinuka ugisubiraho niwe wakoga ntabwo umuntu ko wakuva kivuyeho burundu nkajya mvomera abantu mfurira abantu nibyo nakoraga mbere ni ukuvuga ngo ibyo byose wabikoraga uri mu mujyi wa Kigali cyangwa wari ukiri mu ntara? ni hano mu mujyi wa Kigali hari amwikarikiye. None se Nyarudindi wikoreraga umufuka ukawushobora cyangwa se ako kazi ko gufura waragashoboraga? Ese baguhaga amafaranga ngaho ubundi ku mufuka wikoreraga? Wari wamaga igice cya 50, wamaga igiceri cy'ijana, mbese hari uwamaga 500, mbese biterwa n'uko umuntu yabitekerezaga mu mutima. Ari kuvuga ati po n'ubundi kazaguma kayitware. Atari ukugira ngo akuzama ahubwo kugira ngo agupite hasi ukomeze ube umucakara we. Nicyo ngicyo abantu bashakaga. None Nyarudindiri mu by'ukuri kuri ubwo buzima wari urimo wikorera imifuka y'ibishingwe, ukora ako kazi ko gufura, ukora imirimo nk'iyo ngiyo ivunanye, ese kugira ngo winjire muri ibintu bya social media twagarutse inyuma gatoya kuba dukurikiranye kugira ngo bamenye Nyarudindiri ubuzima yabanje kubamo mbere kugira ngo abe muri ibyo ngibyo yarari kubabwira ubu ngubu kuri uyu munsi wa none arimo. Nyarudindiri ku mafaranga wowe ubwawe wari ufite yari nkangahe byibuza kugira ngo winjire muri ibintu bya social media cyangwa ngo wabyinjiye muri amafaranga ufite ari nk'umuntu ugufashije? Aka wapi habe n'igiceri. Uretse nyine akavideo nyine Papa Buringo yankoreye bwa mbere nabwo mbimusabye tunza kumusura nsanga rimwe amavuta y'Imana rwose kandi Papa Buringo Imana imukomeze kandi icyo musabiye umugisha ku Mana Imana imuha inzu ye bwite ave mu bukode kuko yankoreye ikintu abandi bananiwe. Berenabe na Emile na Musafire Imana ibaha umugisha rwose kandi bagwe mu byo bakora byose na cano yabizamuke nibo banamaye na cano bamaye cano Papa Buringo oya Musafiri na Emile na Berenabe nibo bamaye cano Nyarudindiri official. None hanze muri Amerika barabimbwiye ati twayibonye abo hirya no hino abiki cyangugu abahehe bose nabo muri Kenya abo mu Uganda ati cano yawe twayibonye iraharura yifite nibo Imana ibaha umugisha ariko bari kumbwira ati iyo ufite manager nta cano wari kugira niko bari kumbwira noneho. No kuvuga ngo kuri uyu munsi wa none Nyarudindiri mu bantu barayuko baguhemukiye turacyari ku kintu cyitwa guhemukirwa mu by'ukuri nko mu banyamakuru zibaguhemukiye ni bangahe ku buryo uvuga uyu muntu yaramemukiye nta kintu namukuyeho? Ni Zaburi nshya na Irene na bandi na Irene. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri kubona abo rwose ubundi impamvu ntabwo ngewe mbeshe impamvu mvuze abo bantu nibo bazi nimwikarikiye n'abantu bose bazi nibo bari kunkura hariya hondi nabo bantu ko ari babiri barambwiye ati Zaburi nshya Irene nibo bari kubukura hariya ahantu bakaguhesha inzu uko wayivunikiye. Ubu ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none kuba waratengushywe na Zaburi nshya cano inyuraho ibintu by'iyobokamana cyane yaba ijambo ry'Imana, indirimbo, ubuhanuzi, ubuhamya n'ibindi iguhemukira kandi ari cano ya gospel inyuraho ibintu by'Imana, cano abantu bizera, cano abantu bazi, n'iki wabwira abantu kuri Zaburi nshya? Abantu batanga amafaranga yabo bazi ko bari gufasha umuntu uri kuri Zaburi nshya. Nicyo nababwira nyine bajye bayoreza kuri ngewe ubundi. None se uretse wenda abayoherereza Nyarudindiri abandi bantu bayoherereza n'abandi bantu basanzwe kubera ko kuri Zaburi nshya ntabwo ari Nyarudindiri wenyine ukoreraho, hari n'abandi bantu bagiye batandukanye bakoreraho. Hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abantu bagenda basaba support zigiye zitandukanye bitewe n'ubuzima babayemo. Ese wowe ni yihe message waha abo bantu bashyigikira umwe mu bantu bababaye banyura kuri Zaburi nshya? Ikintu nababwira nyine nta kundi byagenda ni ugusenga Imana ikaba ari igira iki ikora nta kundi. None se wababwira ngo iki? Ndetse nanjye nine ko babinkoze abapasiteri bakagenda bamamagara ati
Zaburi nshya dukoreye ibi ngibi bamundegera ntabwo ati none se mwajya ngo bigende bite ngo duhe nomero ze ntabwo ati nta nomero ze nyigira bazamamagara. ni ukuvuga ngo nk'abantu bakurikira none uko turi kuri Zaburi nshya nk'abantu bakurikira The Choice Live ya Mulindahabi Irene ari kumwe na Moses baratandukanye ndetse na Philipita. Mu by'ukuri abantu bose barebye Nyarudindiri kuri The Choice Live bikageraho uhemukirwa. Mu by'ukuri niki wababwira abantu bazi ko batanze amafaranga bayanyujije kuri The Choice Live bazi ko yageze kuri Nyarudindiri bikarangira ayo mafaranga Nyarudindiri nawe atayabonye? Ikintu nababwira se ubuse nababwira ngo iki koko nuko yanyuza kuri nimero ya Nuza mu gihe babona ku kiganiro atariho nimero ya Nyarudindiri bajye bayihiga ku bindi biganiro. Ntabwo babasha kujya kereka muri telefone wanditsemo Nyarudindiri haza ibiganiro byinshi yagiye akora, kandi nabo banyamakuru babaha nimero yawe bagira ariko sinzi kubera ko muri iki gihe tugugo Satani yarahagurutse none gukoresha abadayimoni bafite ingufu nyinshi cyane. Noneho ikintu cya mbere usenga Imana none ikakwereka abantu abari bo nicyo cya mbere. Nanjye no kuba gucya mbivuga gutyo niko Imana yagendaga inyereka abantu. Nasenga Imana ikambwa ati nsaka ko kwigisha abantu rega umenya abantu b'umumaro n'abatarabumumaro. Imana ikansanga ikambwa ati ngiye kujya nkwereka umuntu ukwishushanya imbere nimba kubwiza ukuri cyangwa atakubwiza ukuri bahita mugwishurira. Niyo mpamvu nubwo ndi harangaye mu kinani Imana iri kunsanga ikanganiriza ikamenera amabanga byose.